Haleluya, Yesu nashimye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimye. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana inyuranye iminsi n'ibihe, dushimiye Imana intwari ku rugamba, irabyongera bikoze, iravuze ngo bahubayeho. Nubwo wabonaga bikomeye, ariko Imana irakurengeye, irakurinze. Imana ihabwa icyubahiro. Iki ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo kidasanzwe rero. Ni igitondo kitigeze kibaho mu kubaho kwawe, ndetse nta nubwo kizagaruka. Yesu nashimwe cyane, kuko Imana ihinduranya iminsi n'ibihe, nuko nyine ijya ibigenza igihe cyose. Rero iki ni igitondo kitigeze kibaho cy'umugisha, niyo mpamvu nakubwira ngo winjire mu mugisha wawe. Iki gitondo wihuze n'umugisha wawe Imana iguhaye, ubanza kuyihereza icyubahiro, nubanza ushima Imana. Yewe Yesu Kristo nashimwe. Hereza icyubahiro Imana, ubwire Imana turakoze Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mwa kino gitondo rero, nyemerera wowe urwaye wongere ugirire Imana icyizere. Byagushobeye ndabizi, ariko girira Imana icyizere, niyo rurangiza rwa burundu. Imana ishimwe. Wowe komeza kwishingikiriza ku Mana. Turi muri iki cyigisho cyitwa gukomeza. Sinzi wowe icyo ufashe mu kiganza cyawe wakomeje, sinzi icyo ugundiriye muri iyi minsi. Ahari waba ugundiriye kwishingikiriza ku bana b'abantu, ariko umwana w'umuntu ni umwana w'umuntu. Birashoboka ko atakuryarya rwose, birashoboka ko atakubeshya, ariko umwana w'umuntu nawe hari igihe atambuka akavaho akajya kure yawe se, cyangwa akanapfa. Rero ibyiza ni ukugundira agakiza, tukagundira tukishingikiriza ku Mana, kuko ni Imana idahinduka. Yewe umwana w'umuntu ahindukana n'ibihe. Umwana w'umuntu ibihe bishobora kuza bikamuhindura. Navuga ngo ariko agukunze, ari uw'umumaro ku buzima bwawe, nawe waramufasha ukamugundira rwose, ukamufata ukamwikomezaho. Umuntu ajya avuga ngo nkwikomejeho, ariko mujye mureka twikomeze ku Mana. Were kwikomeza ku mwana w'umuntu, kuko nawe ibihe bishobora kumuhindura undi wundi. Hashobora gukena yari umukire yewe. Icyo gihe rero iyo yari afite inshingano ku buzima bwawe, hari ibyo akumarira. Iyo abaye umukene nawe nta kintu aba akikumariye. Icyo gihe rero kuko wishingikirije kuri we, birakugora cyane. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo wikomeze ku Mana, wikomeze kuri Yesu Kristo, uba ari we wikomezaho, kuko iyo wikomeje ku muntu ahindukana n'iminsi n'ibihe. Navugaga ngo rero muri iki gitondo ubyuke wikomeje ku Mana yawe, ubyuke ubanza Imana mu byawe no mu bawe, ubyuke ubanza Imana aho ugiye, ubanza Imana mu kazi kawe, mu bucuruzi bwawe, muri iriya proje uri gukora ubanzemo Imana. Reka nkubwire, banza Imana hose, banza Imana ku babisha bawe, banza Imana ku bantu, kuko umuntu ni mugari. Hari igihe uko kwiyereka batari ko ari ahantu hose habanza Imana. Nurangiza wikomeze ku Mana. Imana ibaha umugisha. Muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nyemerera muri iki gitondo turi muri iyi teme yivuga ngo komeza icyo ufite, komeza icyo ufite. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawe irankawe Yesu, urahebuje ibihe byose. Unyemerere dusome ijambo ry'Imana, ibyahishuriwe Yohana, ibice 3. Turahera ku murongo wa 7 tugeze kuri 11. Yesu Kristo nashimwe. Ni inzandiko 7 Yohana yandikiye amatorero, yandikiye amatorero 7 nyine. Muri ayo matorero harimo itorero ry'i Philadelphia. Imana nishimwe. Tugiye kumva uru rwandiko yandikiye itorero ry'i Philadelphia,
tukiri muri teme yacu yitwa ngo komeza icyo ufite. Komeza icyo ufite, ariko ikibazo mfite, ese icyo ukomeje ni igiki? Icyo ugundiriye ni igiki? Ese ni icyiza cyangwa ni ikibi? Nimba ari ikibi rero ukirekure ugite, ariko nimba ari icyiza ugikomeze cyane rwose. Imana ishimwe cyane. Reka dusome titire y'ijambo, handitse ngo urwandiko rwandikiye ab'i Filadelifiya, umurongo wa 7, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: Imana nishimwe cyane mwene data, iki gitondo cya kare nongeye kugukundisha Imana. Imana niyo yagukingurira ntihagire ukinga ibyawe. Imana niyo yafungirana imigambi y'ababisha bawe ntihagire umuntu uyifungurira. Niyo mpamvu ijambo ritangiye rikubwira ngo ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ufungura. Imana ishimwe. Iryo jambo wumve ko rifite uburemere ku buzima bwawe. Iryo jambo uryakire nk'irinyembaraga muri wowe. Uyu munsi Uwiteka Imana nagukingurira umugisha. Nta muntu n'umwe, nta kinyabutware, nta kinyabushobozi, nta cyagira icyo kitwara umugisha wawe. Nta na kimwe Imana yakinguye, nta na kimwe cyafunga yewe, kuko nta mbaraga n'imwe ibasha gukinga aho Imana yakinguye. Kandi Imana nifuka ngo stop, igakinga urugi rw'ababisha bawe, nta muntu n'umwe wakingura. Imana nishimwe cyane. Ayiwe, Imana ihabwe icyubahiro ngo niyikingura ntihagire ukinga, kandi yakinga ntihagire ukingura. Imana ishimwe. Dore amagambo rero Uwiteka avuganye nawe muri iki gitondo. Imana iravuze ngo nzi imirimo yawe yewe. Imana ishimwe. Tukiri kuvuga kuri iri jambo ryitwa ngo komeza icyo ufite, Imana iravuze ngo izi mirimo yawe. Ese Imana ikivuze ko izi mirimo yawe, icyo ukomeje mu kiganza cyawe, icyo ukomeje gukora ni ikihe? Ngo nzi imirimo yawe, ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana nishimwe cyane, kuko ufite imbaraga nkeya. Imana ihabwe icyubahiro kuko izi yuko turi abanyembaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Igikuru nuko witondera ijambo ry'Imana. Igikuru nuko wuzura umwuka wera. Igikuru nuko ugira ibihe byiza byo gusenga muri wowe. Igikuru nuko uharanira gukora ibyiza. Igikuru nuko uba umukristo wihaniye kandi wamaramaje. Igikuru nuko uba umukristo uzinuka icyaha, ngo kandi ukitondera ijambo ryanjye. Imana nishimwe cyane. Niwihakane izina ryanjye. Abantu benshi bihakana izina ry'Imana iyo bageze mu bigurupe, iyo bageze imbere y'abakomeye, akakubwira ati harya uri umukristo uba muri bya bindi by'abasazi. Uravuga uti jewe birasimbibamo, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo niwihakane izina ryanjye, ngo dore nguhaye bamwe bo mu masinagoyi ngo biyita abayuda nyamara atari bo. Hari abantu biyita abakristo kandi atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Abo banyabinyoma tugenda duhura nabo. Abantu bakibwira ko umuntu ari umuhanuzi, bakibwira ko umuntu ari umukristo, ari umukozi w'Imana runaka, kandi yuzuye ibinyoma n'uburiganya bwa Satani. Ijambo rero riravuze ngo dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Imana ishimwe. Hari uburyo Imana iguhuza n'abantu ikabereka yuko yagukunze. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo usabwa ni ugukomeza ijambo ry'Imana, ukitondera ijambo ryayo, ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana. Nimba warihanganye, nimba wihangana ukitondera ijambo ryo kwihangana kw'Imana, Imana iguha umugisha. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Urabizi yuko abantu benshi barimo barageragezwa n'inzara, barageragezwa n'ubukene, yewe barageragezwa n'ubushomeri, barageragezwa n'amadeni. Ntabwo ari wowe ideni riri kugerageza wenyine, kuko ijambo rirakubwiye ngo kugerageza kugiye kuza mu isi yose. Nawe wirebaho ukagira ngo ni wowe byacikiyeho, ariko ijambo rirakubwiye ngo kugerageza kugiye kuza mu isi yose. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ijambo rikomeje rivuga ngo iki? Ndaza vuba. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo Yesu araza vuba. Ndaza vuba, ndaza vuba. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ihabwe icyubahiro. Navugaga ngo ukomeze icyo ufite, ngo komeza icyo ufite, komeza icyo ufite,
hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo komeza icyo ufite cya mbere nuko Imana izi imirimo yawe. Imana ishimwe cyane, kandi ukaba witondera ijambo ry'Imana. Ndavuga wowe wakijijwe, uko kwitondera ijambo ry'Imana ukomeze icyo ufite, kandi kuko utajya wihakana Imana, waba wariye, waba ushonje, wambaye se utambaye ibishimishije, uri muzima utari muzima, kuko igihe cyose utihakana ijambo ry'Imana, ukomeze icyo ufite cyo kwihangana. Komeze wihangane, yewe komeza icyo ufite. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ukomeze icyo ufite. Komeza icyo ufite mu mibereho yawe ya gikristo. Komeza icyo ufite cyo kwizera Imana. Komeza icyo ufite cyo kugenda nk'umukristo wihannye. Komeza icyo ufite cyo kwizera. Komeza icyo ufite cyo guhamya. Komeza icyo ufite, yewe Imana iguha umugisha. Imana ibagire neza. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Umugisha w'Imana ubomeho. Imana ishimwe cyane. Yesu araje. Komeza icyo ufite. Yesu araje. Komeza icyo ufite. Shalom shalom. Izina ryawe ni ryiza.